bakundwa b'Imana isumba byose, mwaramukanya Imana ndetse muribanye nayo. Ni mwene so Pastor Kamanzi Alain ugarutse kubwo kubaganiriza incamake ku rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 3 kugeza ku cya 6. Ku gice cya 3 tuhasanga samari ivuga ku shusho Imana iha ku isezerano rya kera ndetse n'iry'ubu. Imana ivuga ibya Mose. Imana ibanza kugaya uhereye ku murongo wa mbere ngo mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwakiriwe cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka. Nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu, urwo abantu bose bamenya bakarusoma. Ni ukuvuga ngo Pawulo yarimo abigisha abumvisha yuko kuba yarababwirije ubutumwa bakabwakira, bari bakwiye gusa n'ubwo butumwa bakaburwandiko, bakasa n'ubwo butumwa. Noneho Yesu akaba ari ubarata, akaba ari ubiratira bitewe n'uko bakiriye ubutumwa ntibabugoreka bakabufata, ntibabufate minenegwa, ariko yabaye nk'urimo kubakebura kuko ahangaha bari bameze nk'abagabanukiwe. Urebye ku murongo wa 12 avuga ngo nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntimumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo Abisiraheli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho, ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu. Iyo isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikiriye imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Yararimo ababwira uburyo ki, haratubwira uburyo ki ubutumwa bwa Kristo bwaje gutwikurura ibyo Mose yari yaratwikiriye, ibyo Mose yagiraga barriere, ibyo Mose yagiragamo limite. Yesu yaje kubisohoza, Yesu yaje kubitwikurura, Yesu yaje kubyerekana no kubisobanura ndetse no kubisohoza mu buryo bubonetse. Ngo nuko rero ku murongo wa 17 ngo nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba ko nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'ubwami w'umwuka. Mana ishimwe cyane. Yababwiraga umumaro wa Kristo wuzuye, ko yaje gusobanura ibyanze gusobanuka, ibyo batari barasobanukiwe, nubwo bamwe batabyizeye, ariko Pawulo nibwo butumwa bw'ukuri bufunguye yari afite. Ku gice cya 4 kitubwira ibya Kristo n'ibyo byonyine Pawulo yabwirizaga. Ubutumwa bwa Kristo bwonyine nibwo Pawulo yabwirizaga. Nuvuga ngo yaje kubamenyekanisha Kristo mu buryo batamutekerezaga. Urebye ku murongo wa 3 ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka ari bo batizera, abo Imana y'iki gihe yahumiye imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw'ubwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira
kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Yesu, ibya Kristo Yesu ko ari we mwami, natwe tukaba abagaragu banyu kubwa Yesu Kristo. Twebwe tubabwiriza ubutumwa, turabagaragu banyu mu buryo bwo kubabwiriza Kristo. Ku murongo wa 7 kugeza ku wa 18 ho hatubwira iby'imibabaro ibonekera mu kubaho kw'intumwa, uburyo ki intumwa zagiye ziteseka, uburyo ki intumwa ziteseka, uburyo ki intumwa zihinyurwa, uburyo ki intumwa zibabazwa mu nzira z'ibigeragezo babahora Kristo. Urebye hano ku murongo wa 11 ngo kuko twebwe abazima dutangwa iteka ngo dupfe, baduhora Yesu, kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu ipfa. Yesu ashimwe cyane. Igice cya 5 rero cyo kitubwira gikomeza kitubwira iby'ubwo butumwa bw'imibabaro yibonekera mu kubaho kw'intumwa. Birakomerezaho urebye ku murongo wa 4 w'igice cya 5 ngo kuko twebwe abari muri iyi ngando tuniha turemerewe, icyakora si uko dushaka kuyamburwa, ahubwo nuko dushaka kwambikwa ya nzu yindi, ngo igipfa kimirwe n'ubugingo. Imana niyo yaturemeye iyo ngingo, ndetse yayiduhereye umwukaho ingwate. Imana ishimwe cyane. Noneho igice cya 6 cyo kirakomeza kitubwira ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. None dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo, dore none ni wowe munsi niwo munsi wo gukirizwamo. Yesu atugirire neza. Urebye ku gice cya 10 umurongo wa 14 utubwira ibyo kwifatanya n'abatizera. Ibyo kwifatanya n'abatizera, Yesu Pawulo arimo abakebura, arimo abacyaha, arababwira ati ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Arimo arabaha komparezo ngo cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye umugabane ki? Nta n'umwe, bene data, nta mugabane bafitanye. Hari ibyo twari dukwiriye kuzibukira, hari abo twari dukwiriye kudatindana nabo, bitewe n'uko imigabane yacu atari imwe. Kuko iko umuntu yinfluensa umuntu mu byo yizera cyangwa se mu byo abamo, iteka buhoro buhoro ashiduka ya ndwara yigwaye. Niba ari indwara y'ubukubaganyi, ubusambanyi, ubushizi bw'isoni, unywa ibiyobyabwenge, inzoga, ushiduka wabaye influence. Uko utindana n'umuntu niko ugenda uba influence. Ubwo rero Pawulo abatwigisha uburyo ki, ubutumwa bwa Pawulo butwigisha uburyo ki dukwiriye kwitandukanya, kutifatanya n'abatizera. Nubwo bamwe mu miryango yacu tubafite, hari ubwo duhura, hari ibiduhuza, ariko ntidukwiriye gutindana nabo, bene data, kuko sibyo Imana idushakaho, sibyo Imana itwifuzaho, sibyo Imana itubonamo. Ahubwo dukwiriye gusa na Kristo, kuko ari we uduhatse, kuko niwe banze ryo kwizera, kuko niwe shusho y'ubugingo buhoraho, niyo shusho y'ubutumwa bwiza bw'amahoro kandi bw'agakiza gashitse. Imana y'amahoro itugirire neza. Turabakunda, Yesu akarushaho
Uwiteka abanezeze muri byose mu izina rya Yesu, amen.